Ingabo z'igihugu ziparitse ikami, igihugu kirinzwe kurusha ubwami, abaza bashaka gukaba iyo kami mwumve mbabwire musubire iwanyu. Krpa musumbe iwanyu, njya kuzisumba njya ku rutare, ndabizi ndavayo nabaye urutare. Nabaye urutare nyikuramo uwa mbere, ndabizi ndaza kubatama akapela. Ukoma nga winjira ufata uwa kabiri uhinduka, ukoma nga udindira nkurura karenda kugubanya nya njyewe ndakugubanya pa. Kuna baraperi bajya babitiranya n'ibintu by'imyotsi, ugasanga wenda ngo babifitiye nyine ngo uburyo ki bakunda ngo kwikururamo ngo wa mbere cyangwa se abantu bakabyitiranya n'imyotsi. Nta hantu bihure n'imyotsi. Ndi kugisi sinzi impamvu tambona munsanga ibikari mbakoma amabiya munsabe ibirenze mbakaraga pepa mu manuza biya dukora amabara. Dukora amabara dukuza amapeta abapeti bazumirwa. Bazumirwa bafunga ibisasu biturika mvanira shiti mu nzira narimbura. Bahunga ibisasu biturika mvanira shiti mu nzira narimbura. Ese yo muri kwandika imirongo mugendera kuki? Imbaraga zose mfite ngomba kuzubakisha ibyo nguka mu gihugu, katira imbeba ziguruka nk'imbaraga suzivane mu kibuga. Bamwe bazagira ubwoba nibabona ugarutse uhagaze umuduga, harimo na ya mabici wakunze akakwanga ngari mu mamodoka, ndetse na ya maniga wasize ku mihanda yihorera kwambuga. Baze mbatema icyo kunywa batera udushoti dutanu bazunge, niba nashobora ubaho dukese dutanu banywe banasindi. Nibagira ikibazo nibishyuza turaza kubara amavidi, kimona zero urarenze sikoro tuyinywa idahenze. Ya krpa iyo ndirimbo gufite ubuhe butumwa? Silenge yo gukipera ivuga iki? Silenge yo gukipera ni ugukipera nyine ikintu uriho nyine wumva iryo jisho ubundeba nje ndi mukeba ndabizi unkebera beach bro tuza dusangire ndabizi biryo abisangiwe bebaratambi ni waratamba narenze nisazi bro reka mvuge make ya mugarukeho nk'umuzimu natayiyo ese kumbona uvuyeho wabagaruko nkutuyemo usigariye kwigufwa kubera ubuzima buzunguza ndabizi nibwunguka ahubwo bugenda buvunguka ndabizi ujye nkumbura umunsi dusangira ukancura sinasibaga kukuzimya y'amata nacunda gukansiga nkakatira ukambura unkumbura bikajya bimbaho cyane ariko nabandi basani bamwe bajya kujya mu rukundo bakobwa bakagukatira ariko ukavuga uti muzankumbura ariko nyine ariko nagahaye abona nagiye nkatira nyine bitewe n'ukuntu twagiye dushwana bayita ngo iki? Bayita barihe twagiye na barihe niba baniga bikami bazunguza ibyana bihagaze nyashi niko zibikari rimwe nkurura imashini nkoza mu cyansi byanyu nabyo nzibira inzira nkusibe mu gace wakoze amakosi make urabeshya ntashe nkukarange ndebe ukureshye rigura bizi nawe urabeshya barihe kumbona nta nibikorwa ndetse nta nibikorwa barihe bamwe bifuza yuko nanjye naseba barihe bamwe bifuza yuko nanjye nazima barihe bamwe bifuza yuko nanjye ntanarya barihe bamwe bifuza yuko nanjye nabaho barihe hoya barihe barihe hoya bari hasi yamani wari baje ngo barihe utuna mentioninga ko bari hasi ubwo bamaje kwagera already. Yes, of course, comme tu peux nous faire fait of course ngo voice d'ambassadeur Fab Kaminga mtoto butamwa nagenda toka TV tutravoka butinyi rubwite vineje kuri majiko ndavuzwe amugeshuro hit yo terezuba nyiti inshuti y'aba boss nyitijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi nikakajwi ku pandemic in the city umwuzukuru Horjama from the shop umwana w'umugore imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba nyitaho parallel nyitaho speaker ndetse nandi mazina ariko ntibibagirwe ko nda agaciro ka quartier hano mba nibereye rero ni kuri Vinesh TV nk'ibisanzwe ariko none tukaba tugiye gukorera kuri background cyangwa se kuri tele y'ahantu bita inyenyeri bar hano Kagugu hafi y'amashuri ngira ngo ni location neza imeze neza ndetse ushobora kuramo ubukwe ama house party cyangwa se ama shot party nka anniversary ndetse n'ibindi. Uyu mwanya none rero tugeze muri gahunda yacu yo kuvuga ngo nyereka talent tuzana umuraperi akatwereka impano afite ndetse akabigaragariza yaba muri flow yaba kutubwira urugendo rwe rwa muzika ndetse n'ibyo yifuza mu Banyarwanda kugira ngo mukomeze mugire gute mu supporting today. Ndi kumwe n'uwo bita Zagada. Bimeze te Zagada? Yamani. Ni wane? Ni wane. Ni fresh. Ni courage. Ubu noneho rero ndagira ngo twinjire noneho mu mujyo wacu urimo nkubita amafro kugira ngo abantu bumve ko umuntu mbona atumiye koko ari uwanyawe ari wa muraperi umwe wanyawe. Twagiye. Ingabo z'igihugu ziparitse ikami, igihugu kirinzwe kurusha ubwami, abaza bashaka gukaba iyo kami mwumve mbabwire musubire iwanyu. Krpa
pa musumbe musubiri wanyu njya kuzisumba njya ku rutare ndabizi ndavayo nabaye urutare nabaye urutare nyikuramo uwa mbere ndabizi ndaza kubatama kapela ukoma nga winjira ufata uwa kabiri uhinduka ukoma nga udindira nkurura karenda kugubanya nya njyewe ndakugubanya pa yeah. Hari imirongo numvishije ngo niba razikuriye ngo ku rutare ubwo ni inki njya kuzisumba njya ku rutare ndabizi ndavayo nabaye urutare ni inki uri gusumba ni imirongo niyo mba ndi gusumba ariko ukuntu nyita muri slang zanjye ntago wapfa gufata tu none se iyo ukuyemo uwa mbere ubwo bimeze bite nyine umurongo wa mbere nyigukuramo nkawuta hanze ndabizi impita nangira kubatamo kapera ubwo nabwo ndi gutangira kabisa hari ukuntu abaraperi bajya babitiranya n'ibintu by'imyotsi ugasanga wenda ngo babifitiye nyine ngo uburyo ki bakunda ngo kwikururamo ngo uwa mbere cyangwa se abantu bakabyitiranya n'imyotsi nta hantu bihuriye n'imyotsi imyotsi se ntaho bihuriyemo ubwo si imyotsi bayikuramo uwa mbere ndabizi se wapi ntaho bihuriye uyu mwanya none rero umaze kugira indirimbo zingahe umwanya none ubu indirimbo ziri out ni indirimbo enye zifite amashusho ifite amashusho n'indirimbo eshatu gusa okay twagiye noneho ugiye kujya dukubitire kugira ngo twumve neza impano yawe kugira ngo noneho dukomeze tubwira abanyarwanda baratubwira niba ufite koko impano dukomeze tugosapotinge niba kandi koko nta niyo bari kubona baze kwitubwira muri comment ubwo butaha kongera kugaruka hano byaba bigoye twagiye ndi kugisi sinzi impamvu tambona munsanga ibikari mbakoma amabiya munsabi birenze mbakaraga pepa mu manuza biya dukora amabara dukora amabara dukuza amapeta abapeti bazumirwa bazumirwa bafunga ibisasu biturika mvanira shiti mu nzira narimbura bahunga ibisasu biturika mvanira shiti mu nzira narimbura krpa ese muri kwandika imirongo mugendera kuki iyo uri kwandika umurongo bigendera nyine n'ikintu ushaka kuvugaho bitewe nyine nantuza na verse ushaka kwandika na song zawe ukuntu ushaka ko iraza imeze tu we ukunda kwandika kuki kuko wenda baravuga ngo barapera ngo mugira ngo ninjyana n'umujinya ugasanga mwenda bavugira abantu abandi barikina abandi wenda bavuga ibitagenda neza wowe ushingira kuki ujya kwandika njya kwandika nandika buriya injyana nyinshi buriya ikikureba ku muraperi ikintu cyiza kibaho nyine ku muraperi nuko nyine yisanga mu mpande nyinshi zitandukanye yaba hip hop R&B Afrobeat ibyo byose ndabigeragezamo kabisa twagiye n'indi mirongo rero kuko ngiye amagambo bari make kugira ngo tubumvishe kuko niba hari verse wakora wenda igafata abantu twagiye imbaraga zose mfite ngomba kuzubakisha ibyo nguka mu gihugu katira imbeba ziguruka nk'imbaraga suzivane mu kibuga bamwe bazagira ubwoba nibabona ugarutse uhagaze umuduga harimo na ya mabici wakunze akakwanga ngari mu mamodoka ndetse na ya maniga wasize ku mihanda yihorera kwambuga baze mbatema icyo kunywa batera udushoti dutanu bazunge niba nashobora ubaho udukese dutanu banywe banasindi nibagira ikibazo nibishyuza turaza kubara amavidi kimona zero urarenze sikoro tuyinywa idahenze ya krpa iyo ndirimbo gufite ubuhe butumwa iyi ndirimbo ifite ubutumwa bwo kugaragaza nyine mu gukipera nyine niba uri umuntu uri mu kintu wishimiye gikore nyine wumva uri neza kandi wirinde ibintu byo kuvuga mugenzi wawe ngo umugire shiti umugire nyine umuntu udakwiye mu byarimo nyine haba harimo n'abandi bo ku mihanda gukipera ivuga iki Sirenge yo gukipera ni ugukipera nyine ikintu uriho nyine wumva no gukipera kabisa so imirongo iracyahari twagiye n'indi mirongo iryo jisho ubu ndeba nge ndi mukeba ndabizi unkebera beach bro tuza dusangire ndabizi biryo abisangiwe bebaratambi no aratamba narenze n'isazi bro reka mvuge make yamugarukeho nk'umuzimu natayiyo ese kumbona uvuyeho wabagaruko nkutuyemo usigariye kwigufwa kubera ubuzima buzunguza ndabizi nibwunguka ahubwo bugenda buvunguka ndabizi ujye nkumbura umunsi dusangira ukancura sinasibaga kukuzimya y'amata nacunda gukansiga katira ukambura unkumbura krpa yo bayita uzanankumbura ni true story ntabwo ari true story ese ubundi nk'abaraperi mujya mugira urukundo impamvu nyine
ushobora kumbaje ngo ni true story nkakubwira gutyo nuko izi story zijya zibaho cyane niyo mpamvu nanayanditse ariko nakemera gato ko ari true story ko bidahamye cyane tu impamvu nabyemera nuko ibyo bintu nyine nabiririmbye n'ubundi bisanzwe byarampagaho kenshi bikajya bimbaho cyane ariko n'abandi basani bamwe wajya kujya mu rukundo bakobwa bakagukatira ariko ukavuga uti muzankumbura ariko nyine ariko nagahaye abona nagiye nkatira nyine bitewe n'ukuntu twagiye dushwana kuko kunda kuvuga singa barapire ngo ntabwo bagira ibintu by'inkundo ubwo weho byaje kugufata gute ibintu by'inkundo ngenda bigira baraperi batabigira sinzi ukuntu ubwo bameze imirongo rero njye nyikuramo mpaka ikamye twagiye n'indi mirongo teme yindi ubwo nishira urambwira ati ngewe aho ngaho niho urwego rwanjye rugarukiye twagiye ngiye kugutamo imirongo y'indirimbo yanjye nshyashya iri hanze aka kanya nayisohoye haciyemo iminsi 5 yonyine igeze hanze bayita ngo iki bayita barihe twagiye na barihe niba abaniga bikami bazunguza ibyana bihagaze nyashi nikoze ibikari rimwe nkurura imashini nkoza mu cyansi byanyu nabyo nzibira inzira nkusibe mu gace wakoze amakosi make urabeshya ntashe nkukarange ndebe ukureshye rigura bizi nawe urabeshya barihe kumbona nta nibikorwa ndetse nta nibikorwa barihe bamwe bifuza yuko nanjye naseba barihe bamwe bifuza yuko nanjye nazima barihe bamwe bifuza yuko nanjye ntanarya barihe bamwe bifuza yuko nanjye nabaho barihe hoya barihe barihe hoya bari hasi yamani wari baje ngo barihe utunamentioninga ko bari hasi ubwo bamaje kwagera already abahanzi ariko namwe mujya muducanga ubwo urumva se nta kintu cy'ikibazo kiba kirimo kuba wenda umbajenga abantu barihe ukahita unambwira n'ahantu bari impamvu nyine nabivuze ni bamwe batifuza yuko narya bamwe batifuza yuko nabaho byaba bikunda ndabazi uyu mwanya none rero niki wifuza ku banyarwanda niki ushaka kugira ngo wenda bagufashe bagusapotinga ikintu cya mbere bansapotinga nabasaba nyine ko bampushinga bakajya bambwira niba ibyo nkora ari neza ibyo byonyine bakabinyereka hagize n'ubundi bufasha babona nk'iyo nyine nafite bakabikora kabisa nabambashimiye cyane cyo ni kimwe imbuga nkoranyambaga niho bashobora gusanga imiziki yawe YouTube ni Zagada n'izindi mbuga zanjye zose na TikTok Instagram zose ni Zagada kabisa uyu mwanya none nakomeje kumva muri verses zawe hagarukamo ikami cyane niho utuye niho uba niho kubera icyo ukunda kuririmba ikami ni street yanjye ikami ewana na ahantu nzi ubuzima bwinshi na ahantu nyine ewana twakubitiwe n'ubu tukiri nyine tukiri gukubitirwa kandi ibintu byose tugomba kuzabihindura nyine kami natwe tugashyiraho iyindi level nyine bigahinduka nakomeje kumva ugenda ubwira abantu ushyiramo tekinike za gisirikare ugenda ushyiramo ibintu bya gisirikare uvuga ngo turi abasirikare b'ikami uvuga ngo niba ngo uraza kubavingita niba uragira gute ingabo z'igihugu ziparitse ikami ese nawe ubarizwa mu kigo cya kami uri umusirikare w'ikami cyangwa weho bimeze bite kuki wakomeje kwitaye umusirikare w'ikami bimeze bite ndi kuvuga ingabo z'igihugu niho ziparitse namwe muri abasirikare ndi umusirikare mu buryo bumwe cyangwa ubundi umusirikare mu muziki kabisa ikami umusirikare mu muziki w'ikami so rero ngenda ndagira ngo ushimire kugira ngo wenda abantu baze kuza kubona ko wenda kino kiganiro tuzashyiraho n'akarinki kawe munsi kugira baze kuza kureba ibyo ari byo ariko nanone ntabwo wagenda gutyo gusa ndagira ngo ngere nkubitiremo akafuro ka nyuma sinzi niba kari buboneke noneho ubundi dusuze n'ikiganiro abantu bakurikirane kuri za mbuga za nkoranyambaga ubundi nibagukunda tugomba kuza kugarura si just twagiye muri iyi minsi mbere yo kugira ngo dusuze ikiganiro ndagira ngo mbashimire bose abantu bari kumfasha byatari n'abakomeje kunyereka urukundo nibyo mbacaka cyane nabwiye yuko ari nayo nkunga ikomeye mbacaka ku bantu banjye nyine ku bakunzi banjye kabisa kandi nanjye ndabakunda cyane ngiye kubatamo ku ndirimbo imwe ndenda gushyira EP hanze ngiye kubatamo ku ndirimbo imwe izaba ihagarariye EP nta kibazo kabisa twagiye Kurupa
ndashumika nkica amagini mu gakino mvuga amagambo y'ukuri ukuri kuryana ku mutima niyo ubonye mbivuze urakuba niyo wakuba gatanu nangiyo ngarutse mera nk'inkuba mu bapeti bakiniyo game sindimo wahawe kibari imyaka maze mu gikari n'imyinshi urabizi nkeneye kumbona ubuntu urabunza amagambo ibihumbi umufana akeneye ibikorwa iyo mana irakurira korogoshora abayanga kukari ibyo nshaka niyo mbavuze mbavuga nguruka kukabara pa tuvugira kuri tubwira bumvira mu rusaku nibura impfubyi garuka nkuraburi mbisi yo wigira danje uba wibagiwe ko wambaye incaburi mbivuga ndi ku muhigo wazunguza ibinga maze nkapanura bitari mu cyumba yakumva usakuje maze agapanura ninde ubikoze ni ya nkuba zagambataye mu itanura nakuze mu Rwanda bavuga ngo abasitari bavinyamirambo inzu n'imirambo 800 kwinogutiye ko haje reka tubashimye cyane tubabwiye kuri kamera Zebra Switch ikiganiro cyacu nakagaruka ciao ciao. Come on!